Reka twongere kubaha ikaze kandi twifurize kugubwa neza. Amahoro y'Imana nakomeza kubana namwe inshuti bakunzi ba Verite TV, mukomeza kubana natwe umunsi kumwe kanirwa amakuru ndetse ibiganiro by'imikino tubategurira ndetse tukabagezaho umunsi kuwundi. Namakuru agezweho hano iwacu mu Rwanda mu nguni zigiye zitandukanye z'umupira w'amaguru. Uraza kunyemerera umwanya nk'uyu nguyu tuze kwikoza cyangwa se tuze kubagezaho amwe mu makuru aremereye cyane ari kuvugwa muri ekipe ya Rayon Sport, ekipe ikunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko mbere gato yuko twerekeza muri ekipe ya Rayon Sport, hari zimwe mu ngingo zakomeje kugenda zigarukaho mu itangazamakuru mu buryo bugiye butandukanye. Amarozi mu mupira w'u Rwanda yongeye kuvugwa cyane ndetse n'umwe mu bivugwa ko barogera aba ekipe n'abakinyi ba hano mu Rwanda. Hari byinshi yamaze kugenda atangaza nawe ashyira ukuri hanze. Ese bimeze bite? N'ubwa mbere tugiye kugaruka kuri izi nkuru zimeze zitya, gusa ni nkuru tuba tutagomba kurenza ingohe, tuba tugomba kuzikubabwira ngo bimeze bite. Rero mbere gato yuko twerekeza muri ekipe ya Sport kabaro tuhita tunakubitira, gusa ndakwibutsa gukanda subscribe nimba ubwa mbere dukurikira imba bakunze inkuru yacu, ukande kwiyo buto ya like. Ndatangira nkubwira ko rero uwo bivugwa ko arogera ama ekipe n'abakinyi bo mu Rwanda uzwi nka Mupenzi yahaye ubutumwa itangazamakuru ko nirititonda azaryibasira naryo ngo kuko ngo rikomeje gutuma akazi we n'abagenzi be ukatagenda neza. Uyu mugabo ukomoka mu gihugu cya Tanzania yavuze ko amaze igihe kinini mu mwuga wo gufasha ama ekipe kugera ku nsinzi ngabinyujije mu cyo yise duwa ndetse na dawa, aho ngo umukino cyangwa se umukino wa mbere yakoze ngo ari nyine uwo Terminusi yatsinzemo Kiyovu Sport ibitego 4-3 mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Mu kiganiro rero yagiranye n'itangazamakuru, uyu Mupenzi yavuze ko mu mwaka ushize ari we wafashaga ekipe ya Kiyovu Sport mbere yuko iza kwivangira bigatuma iva ku gikombe cyegukanwe na ekipe ya APR Football Club. Mu magambo ye yagize ati, rimwe nigeze gukorera ekipe itsinda Kiyovu Sport maze bararakara baranavuga ngo nimfusha umuntu ntibazaza kumushyingura, niko gufata icyemezo cyo gukorana nabo. Nagumye muri Kiyovu igihe kinini nkorana n'abantu bayo baba mu Bubiligi, nyuma baza gushwana na perezida wayo barabihagarika. Yakomeje agira ati, urebye igihe nayikoreraga yari imeze neza, itsinda gusa baje kubyica birangira APR Football Club batwaye igikombe. Ibijyanye n'Amarozi rero mu mupira w'amaguru mu Rwanda biravugwa, ariko aya ma ekipe uyu mugabo avuga nta nimwe irabyemera ko ibikora ndetse n'abayobozi bayo bahora nyine iteka babyamaganira kure. Uyu Mupenzi kamubwire ko yongeyeho ko nubwo we na bagenzi be bafasha ama ekipe, itangazamakuru rya siporo mu Rwanda ngo rikomeje kubavangira, ngaho kuri we ngo asanga riri mu byishe umupira w'imbere mu gihugu. Yagize ati, itangazamakuru rya siporo riri ku isonga mu kwica umupira, ngo usanga ngo birirwa bavuga nabi abatoza binjirira mu kazi bikarangira ntawe ngo nyine ngo ntawe ukiramba muri ekipe, ngo nyamara ngo bitakunda ko ugera ku musaruro utahawe umwanya. Yakomeje agira ati, hejuru y'ibi natwe baratwinjirira, ubundi ku isi hose nta hantu na hamwe wagera ku nsinzi udafite duwa cyangwa dawa. Rero ndashaka guha ubutumwa abanyamakuru ko nibatarekeraho ibyo bari gukora bazabona ishyano, kuko iyo umuntu ashaka kukwimisha umugati nawe ntacyo utamukorera kibi. Uyu mugabo rero yatangaje ibi mu gihe uburozi
buri mu bintu byakunze kuvugwa kenshi mu mupira w'amaguru. Bivugwa ko mu ma ekipe yose yo mu Rwanda nyine ko byaba birimo nyine mu buryo bumwe cyangwa se ubundi nyine yifashishaga izi mbaraga, aho bidakozwe n'ubuyobozi bigakorwa n'abakinnyi cyangwa se abatoza ku giti cyabo, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Ngayo nguko rero by'amarozi yavugwaga mu mupira w'u Rwanda, yemwe abenshi bakabihakana bakabyamaganira. Kumwe rero mu wafashaga ama ekipe yo mu Rwanda kuroga, uwo bita uyu nyine Mupenzi yamaze kuba ashyira ukuri hanze, aza kuba abitangaza, aza kuba abigarukaho. So reka duhite twinjirana muri ekipe ya Rayon Sport. Ni ekipe irimo amakuru menshi kandi agiye atandukanye. Mumaze kutwihanganira kuzwi bitiriho gusohoka neza, ntabwo gusohoka neza rwose, ariko muraza kutwihanganira. So mu bimeze bite rero muri Murera, Uwayezu Jean Fidel perezida w'iyi ekipe, bamwe bemera abandi ntibamwemera. Mu minsi yasize aherutse gutangaza ko we abona ko sezo yagenze neza muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Niyo magambo aherutse gutangaza uyu mugabo Uwayezu Jean Fidel, ngo we abona ko sezo rwose yagenze neza muri ekipe ya Sport, abihereye ku bikombe begukanye muri uyu mwaka, haba icya Rayon Sport Women Football Club, cya Peace Cup, cya Championa, avuga icya Aramejwe 7 Cup, avuga nyine igikombe ko babitwaye. Abari ahera avuga ko ekipe ya Rayon Sport yagize umwaka mwiza w'imikino. Gusa bamwe mu bakunzi b'iyi ekipe bavuga ko rwose ku mwaka wabaye mubi kuko ntabwo bazasohoka, kandi koko bifite ishingiro. Rayon Sport ntabwo izasohoka. Kuri inshuro rero hari amakuru yagendaga avugwa hirya no hino ko Uwayezu Jean Fidel ngatari buze kwiyamamariza kuyobora indi manda muri ekipe ya Rayon Sport. Rero binyuze mu muterankunga mukuru w'iyi ekipe ari uruganda rwa Skoro, ngo ntibashaka gutakaza uyu mugabo, ngo niyo mpamvu uyu mugabo Uwayezu Jean Fidel agomba kuguma nk'umuyobozi wa Rayon Sport mu yindi manda y'imyaka 4. Igituma rero ngo Uwayezu Jean Fidel Skoro imwizera ndetse ikanamureka, ikabishaka ko yiyamamaza kuyobora indi manda, nubwo we mu minsi yasize yabyamaganiye kure, gusa akagenda asa n'ugaruka avuga ati abanshyizeho RGB cyangwa se abafana nibemera ko ngaruka nzagaruka, ati ku bwanjye ntabwo nifuza gukomeza kuyobora ekipe ya Rayon Sport. So ibyo arabitangaza bivaho. Kuri inshuro rero uruganda rwa Skoro rumaze kwicara ruragenzura, avuga ati nta uyu niwe muyobozi twabonye ukorera mu mucyo, ibyo abandi simbizi, ngewe ndavuga bari za ndani, kuko n'abandi bari abayobozi barakoraga, hatagira uza kunyifatira umugahanga ati se ababanje bo ntibakoze. Yego nibyo ndabyumva, bakoze ibyabo mu ibyo bagombaga gutanga mu bushobozi bwabo nyine bari bafite. Rero tweka tuvuge ibihari, tere kugaruka kubyaze cyane bitaza no gukurura byinshi bigiye bitandukanye ku bakunzi ba Murera. Reka tuvuge ibihari kuri Uwayezu Jean Fidel. Rero uruganda rwa Skoro hari byinshi rwemereye kuzakorera ekipe ya Rayon Sport, ariko rushyiraho kondisiyo imwe. Ni nayo mpamvu Uwayezu Jean Fidel byanze bikunze agomba kuza cyangwa se agomba gukomeza kuyobora ekipe ya Rayon Sport. Harimo kubagurira abakinnyi, gufata payroll yose ekipe ya Rayon Sport ikajya ku mutwe uruganda rwa Skoro. Ibyo byose bigomba gukorwa kandi neza cyane n'uruganda rwa Skoro mu gihe Uwayezu Jean Fidel yagomba kuyobora ekipe. Ako niko gasa nk'agatego, nta bindi bitumye Uwayezu Jean Fidel yongera kwemera kuyobora indi manda muri ekipe ya Rayon Sport. Ni ibyo ngibyo, kuko ku giti cye yumvaga adashaka kuyobora indi manda muri ekipe ya Rayon Sport. Abari za ndani rero nta gihindutse, Uwayezu Jean Fidel araguma nk'umuyobozi mukuru wa ekipe ya Rayon Sport, ariko none bamushaka uwo bita DTN mu magambo y'inyi cyangwa se technical director technique, ushinzwe kote club cyangwa se ushinzwe ekipe muri rusange. Kure mu biganza byanamenye Patrick ndetse n'abandi wenda batari abanyamupira
babiharire ubizi. Namenye Patrick ni umuhanga muri finance mu bigendanye no kwiga imishinga, nagenda kurikirana ibyo by'imishinga arushaho kubinuza bigende neza. Noneho ikigendanye na club cyangwa se ikigendanye na equipe bagiharire abanyamupira. So ingusho bimeze muri Murera. Rero Murera ntabwo yicaye, iri ku isoko, iriho kugenda ishaka abakinyi benshi bagiye batandukanye, harabiganiriza ndetse nawe yashize kuri list yabigomba kuzaganiriza. Ibyo byose bikora mu rwego rwo kwirinda ngo itazajya gukora transfer itanguranwa n'ayandi ma equipe igihe cyarabajyanye cyangwa se cyarabataye. Ibyo bikazabaviramo ingaruka zikomeye cyane zo gutangira sezo batamenyeranye. Niyo mpamvu rero Murera igomba kujya ku isoko igakora ibyayo hakiri kare kugira ngo itazongera gutungurwa ndetse igahura na bya bibazo igenda ihura nabyo bikaza gutuma itangira itsindwa. So reka tubifurize kugubwa neza, dusoreze ahangahe ariko ntabwo twabura gusoza tutababwiye zimwe mu nkuru ziremereye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Equipe Sport yamaze kugenda iganiriza haba Ani Elija nubwo equipe ya APR Football Club yatangiye kubyinjiramo ariko aracyashaka mu buryo bukomeye cyane na equipe ya Rayon Sport ndetse n'izindi nkuru zigiye zitandukanye haba Niyonzima VSF Muhajiri ndetse na Richard Bazomba Kirongozi. Equipe Sport ntirakurayo amaso. Mukomeze mugira ibihe byiza, turabashimiye cyane. Astra Vista.